Imana yari yaratugiriye neza, Mukama yabakora bulungi, iduha ibikoresho byo mu nzu nk'iby'abantu b'abakire, ariko natwe twari abakire. n'abaho amatiriyo zo mu nyumba ng'ez'abagaga naye nabo bari bagaga. Ari jyewe na papa Sam nta muntu wari ufite akazi cyangwa ngo avuge ngo hari umuntu w'umuhera ijana. Oba ye oba ne papa Sam tebali na sente oba tebalowooza nga ku muntu asobola obawo. Tumara igihe ne bamala akaseera nta sukari wabona mu nzu, nga tebali na sukaali mu nyumba. tumara igihe nta munyu wabona mu nzu, nga tewali wadde n'omunyu. ntabwo ushobora kugera nko mu nzu ugafata agasukari ugakoza ku rurimi. newankubadde oyinza okuyingira mu nyumba n'okwata akasukaali katono. Tumara igihe tuvuga niba ari icyaha turi bujye kugura iyo sukari turimo mu gitondo, n'ibyo kurya byabo bikarangira. ne bamala akaseera nga baali bagula ekintu kye bakozesa eddakiika. Ariko Imana yari yaratuhaye umutima udasanzwe, twumvaga nta kibazo. naye Mukama yali abawo omutima okulaba nga tewali buzibu. twumvaga kuba dufite Imana hari igihe kizagera Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Amiina. Noneho hashira igihe nta kintu dufite, wayitaho akaseera nga tewaliyo ekintu n'ekimu. kandi icyo gihe twari dufite n'umukozi. naye ekiseera ekyo balina noneho Imana yakabyara, naye Mukama mulungi ifata uwo mukozi atubwira ati ngiye kujya mu masengesho, n'akozesa omuwala owo n'abagamba nze ngenda okusaba. ku buryo yamaze n'igihe kinini. naye yamalayo akaseera nyine natwe tujya mu masengesho tuyamenyereye, nabo ne batandika okusaba. tukavuga ati tuzajya duteka nimugoroba. ne bagamba kino bagenda kufumba olwegololoka. noneho byari birenze, byali bintu by'amaanyi nnyo. noneho igihe kimwe turavuga ati riko reka dusenga. ekiseera kimu ne bagamba katusabe. turasenga, ne basaba. Imana iramanuka iratubwira ngo Mukama n'aka n'abagamba nti murahembesha mwakoze iki, musasuza mwakola ki? Imana iratubwira ngo Mukama n'abagamba ndababwiye ngo mujye muzinduka mujye mu rusengero gusa, n'abagamba nti mukeere mugende ku kyaki kyo. kandi nta kintu dufite. naye nga tewaliyo akantu. ariko byageraga nibwo tukabona Imana ikoze igitangaza, watuukayo akaseera Mukama n'akola ebyamagero ne badya. turiye neza. Amiina. ne badya bulungi ate ne badya. Icyo nshaka kubabwira, kyayagala bagamba icyo Imana ibidushakaho, Mukama kyatwagalako nuko tubanza tugashaka ubwami bwayo, ayagala tusooke tunoonye bwakabaka bwa Katonda ndetse no gukiranuka. naye n'okwenenya. Ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amazu n'amamodoka Imana ibitangira ubuntu. ebyokulya ebyokunywa amayumba n'emmotoka Mukama ntabwo Imana ibiduha kubera ko twayikiranukiye. Mukama tabituwa wankubadde twakira. ntabwo Imana ibiduha kubera ko twakoze cyane. Mukama tabituwa olw'okuba twakoze nnyo. Imana ibiduha kubera ko nyine izi ko tugomba kurya tukanywa tukanambara. Mukama abituwa kuba amanyi tulina okulya tulina okwambala. Haleluya. Mureke tubanze dushake ubwami bw'Imana, tusooke tunoonye bwakabaka bwa Katonda no gukiranuka, n'okwenenya. ibindi byose tuzabyongererwa. ebirala byonna Mukama gatonderako. kuba Imana yaratubwiraga ngo tuze mu nzu yayo, Mukama yabagamba nti bajye mu nyumba ya Katonda. nuko mu nzu y'Imana niho hari imigisha. mu nyumba ya Katonda waliyo emikisa. Satani ajya dufunga amaso, Sitaani atuziba amaaso. tugomba ko gukora kwacu ariho harimo umugisha. tetuwulira ebyaffe gyekabye. ariko kuba mu nzu y'Imana naye kubeera mu nyumba ya Katonda harimo imigisha myinshi. waliyo emikisa mingi. hari n'igihe umuntu aba mu nzu y'Imana, naye ekiseera omuntu abeera mu nyumba ya Katonda, igihe cyagera Imana agahita izikabwira Jado, ekiseera bwe kituuka n'agamba Jado, genda umpaye akazi, genda nkuwadde omulimu, genda umare imyaka. genda omale emyaka ng'okola. muri wa mwanya wa Jado wo kuririmba Imana ikaza mu kifo kiri Jado kyayimbamu Mukama n'aleeta omulala. igihe kikazagera ekiseera ne kituuka wa muryango w'akazi yari yafunguye Jado ikawufunga, oli muryango Mukama yagulirako Jado n'agugala, kugira ngo yongere agaruke mu nzu y'Imana asobole okukomawo mu nyumba ya Katonda, ayore imigisha. afune emikisa. ntabwo imigisha tuzayikura muri bizinesi, emikisa tetugenda ntabwo imigisha tuzayikura mu nzu zacu, emikisa tetugenda gijja mu
mayumba gaffe ntabwo imigisha tuzayikura ku bagabo cyangwa abagore tetugenda kijja ku basajja oba abakazi imigisha n'uwiteka uyifite emikisa gyaffe mukama gy'alina kandi ayiha abamwumvira ate agiwa abawulira kandi ayiha abamushatse aweereza emikisa abayayanira katonda okunda bankunda kandi abashakana umwete bazambura ayagala bamwagala ate abamunoonya balimulaba dukureho uburangare dushaka imana gusa tubeere bulindaala tunoonye kandi uko katonda umuntu ashaka imana omuntu wanoonya katonda arushaho gusa nayo agenda mu maaso n'okufaanana nawe kuko niba waje mu nzu y'imana oba wajja mu nyumba ya katonda tuvugire umujura tugeeze oli mubbi ijambo ry'imana rikamanuka rikubwira ati ekigambo kya katonda nekikana kikugamba nti nta mahoro y'umujura tewali mirembe gy'omubbi umujura nta cyiza azabona kivuye ku mana omubbi tewali kalungi kalifuna nga umujura azacirwaho iteka omubbi ali busalibwa omusango umujura nta bugingo buhoraho afite omubbi tagenda funa obulamu ugiye butagwayo kwihagarara uzagenda usinzire naye oligenda n'ofuna otulo ntabwo uzagenda gusinzire togenda funa otulo ndetse niyo wasubirayo ukiba naye n'oddayo n'obba uzavayo umutima ugukomanga ovaayo omutima gukankana nugaruka okomawo uzagira imana ati n'imbaraga zo kureka kwiba ojja gamba mukama ko amaanyi ag'okuva ku bubbi kandi imana izaziguha naye mukama ajja gaguwa imana iduhane umugisha tube maso dutegereje kuza k'umukiza wacu tubeere bulindaala nga tulinze yesu anaakomawo kuko hari igihe njyewe nawe tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo waliwo ekiseera ffena tujja kusiba mu nsi naye hari igihe tuzayiraramo ntituyirirwemo waliwo ebiseera tugenda sira mu nsi naye nga ibyo tutagisiba bidutere kuba maso ibyo bidutere kwiyeza tubeere nga bulindaala nga ibyo bidutere kugorora inzira zacu n'imana tubeere nga amakubo gaffe nga matuukirivu ibyo bidutere kuba inshuti z'imana tubeere mikwano gya katonda nibwo tuzagubwa neza amen tugenda kuba